wetoka twubakira abatishoboye udaca kamera oya nawe tureke mane tutagukubita tuzone naguze ibyacu wewe wa munyamakuru wetoka reka tukomeze ikiganiro oya tubyore nica tukomeze umureyo ibintu tubirangize birangire reka telefone yanjye mwayimenya atagira umunza gukuramo ijisho tubyorere reka ndayicara nawe rero witwiyenzaho turakwiyamye ndicara aho gato nubwo duhaye ikiganiro tubisoze dukomeze ikiganiro mfite imodoka nyinshi cyane ko ejo namanuye imodoka nyinshi Butare Marayi wamanuye imodoka 5 manura 35 ku bafana ndi kuguhiga nyuma y'imyaka 2 nyuma y'amezi kwanza 5 usibye no kumiga na Kiyovu ninda mukanwaye kino gikombe nyuma y'amezi 5 yambabwire ko ubushobozi bwanjye buraba butagishoboka kwakirira hano ruguru regional nzaba ndi uwo ku amahoro uyu mukobwa yo kamanze mu mubare w'ibanga kuri match yacu ya derby kuri match yacu ya derby reka manze mu mubare w'ibanga kumukubita ibitego 2 ku busa dakozemo atarebye niza matinje na mediane ndashaka kumukubitira kuri VAR birayivugishwa ngo abasifuzi baratwibi shaka gukubita Marayika ndi kurya zabura n'umuka ikipe ya mwejeje ukakaruka yakabura icyavuga shaka kumutsindira kuri VAR ndaza amahoro igikora cy'isiporo n'amavubi yinjiriza ubuntu azemera ntabwo twa tuzinjiriza ubuntu twuje stade amahoro twahuye na Yanga twahuye na Zamu twuje amahoro twenyine turongera twuzuza amahoro twahuye na Pyramide bicaye hasi no hejuru hose haruzo turapfuka naho mwebwe twahuye ukuri izi stade wayujuje umwe man ujye wemera icyaha ndi kuguhiga kubafana uzarebe n'imikino imaze iminsi itambuka stade yawe ntabwo yigeze yuzura ko njye Nyamirambo hari huzuye n'uyu munsi kimenyimenye stade iraba yuzuye ejo niyigeze huzura kiratsindwa n'umudefanseri kugira nanjye mwumvishe ko nta mukinyi n'umwe ngira nishingikirizaho umukinyi wari we wese yagukubita igitego muri APR kabisa nabyacitse muri APR nanye nkuko umuvandimwe abivuze ano makipe yacu n'amakipe akomeye n'amakipe y'abafana nagari za kipe zigishakisha abafana ni ukuvuga ngo warabibonye ko natwe twakinye kuri stade bayuzuye n'ubu mukaya stade irabayuzuye mamagaye abafana ba PFC bose aho bari iki gikombe turagikeneye kandi cyizere mbahaye nuko tugomba gutwara igikombe cya champion n'icyamahoro nagucika intege kuba mukuru yaradutsinze buraburozi bw'Ibutare bwo turabuzi turabumenyereye duheraho dusaba n'abayobozi bakora umutekano mu muhanda bagomba kuturinda bari abantu b'Inyanza badutera amabuye bakatumenagurira imodoka nubeje bundi imodoka yacu bamenye ibirahuri batera amabuye akaba ariho meraho nsaba ubuyobozi bwa polisi y'igihugu nizere ko barimo kutwumva bashoboye gukaza umutekano mu muhanda ku buryo football ntabwo ari intambara turaba sportifu bajye bamenya ko turaba sportifu tutaba twagiye mu ntambara iyo umuntu atsinzwe agomba gutaha yatsinda mu majyepfo ariko nagira ngo numvishe bano bavandimwe b'abareyo bafate abana babo babigisha uburere kuba Marayika ari kumvugiramo ni kigaragaza uburere baha abana babo bo mu majyepfo ni ukuvuga ngo rero natawuze manze nanga itangazo ryanjye niyo mpamvu rero bura nibwo burere muha abana banyu nimba mubigisha ko football ari intambara twege muri APR abana bacu bazi ko football atari intambara birabyo gutumenera amamodoka bayatera amabuye ntabwo tubishaka none se bagiye mvuga reka tuganire ibyacu birareka maze basaba akantu kamwe ibintu by'intambara nimwongere kurwana football si intambara twe ngabo z'u Rwanda twaje mu Rwanda tuje guharanira ubumwe bw'abanyarwanda tuzana football kugira ngo abantu bakundane atangiye kuvuga ngo ntabwo twaje guhangana ntukavuge ngo abasirikare namufana nta mukinnyi ukina muri APR w'umusirikare bose n'abasivili umusirikare wa muzehe bacumukuye mu ikipe yacu umusirikare wa muzehe genda umusirikare wa Kagame umuntu wese ufite imbaraga mu Rwanda ukunda igihugu cye ukunda abanyarwanda abari ingabo ye izo nkoni iyo nkoni rero ugenda uyiragize ziriya hene ziwanyu mu nzove nuze kuyiragiza njyewe iyo nkoni ugenda uyiragize ziriya hene zo mu nzove basabiriza babwira abantu gukanda akanyenyeri abakunda n'abatabakunda n'ubundi imitima twangareyo barimbukiye muri reyo uretse Kagame urabaga bimana ishimye Nyiragasazi yaje kubura yemerera mana nifanira pe muri reyo nta byiza bibayo aho ni abana amashuri twari abana
amashuri twubakira abaturage twubakira abatishoboye namwe musitaravoma marayi shyira umupira hasi siga nkurusha abafana murakoze ndashaka kukubwira ngo yego ijambo rimwe Nyiragasazi ikintu ngiye kumubwira naramuka yujuje stade amahoro nkuko ngewe nabikoze nemereye hano kuri mikoro yego mbere ya nyuma ya match kuko ntago bizambere ibintu baretse baretse muri fanatisme ndakurenze aba no kumyuka ijambo rimwe natanangiye kukubwira nuko muciye mu ijambo yego tubwirije ijambo rikomeye navuze ngo Rayon Sport niyo yujuje stade amahoro y'umusaza Kagame Paul yatwubakiye n'amavubi nagarayuzuza abo bose barabizi ibi rero ari kuvuga ngo ku itariki 9 bari kugenda begeza umukino imbere ngo bazayuzuza ese marayi utekereza ko ku yindi match mufite ya Rayon Sport ni kuwa gatandatu yego kuwa gatandatu utekereza ko kuwa gatandatu uyu munsi turi kuwa gatatu bivuze ngo uyu munsi turi kuwa kane match kandi iri kuwa gatandatu mbibutsa yuko mu kanya saa 12 agiye gusoma ku nzoga murasomera rimwe ladies and gentlemen hariho nizere ko mumeze neza aho muri hose it's your girl Tina hano ni kuri Electro Power Academy uyu munsi twakiriye abafana barenze bameze neza bafunzemo mwababonye uyu munsi ni fire ni biturika aho turi kumwe umufana mukuru wa APR ndetse n'umufana mukuru wa Rayon Sport mwababonye bameze neza bafunzemo wagwani bana wagwani ni wanene umeze bon meze fresh kabisa waniye bana nwe amata bye what's up umeze ute meze mwiza umeze bon ngewe nariye nananywe skoro mumwe agaskoro merenga Nyiragasazi ngo nanyweye amata nge nanyweye skoro wow nishimiye kubana nawe murakoze cyane natwe turabakunda mwatangira mwibwira abantu abaturage banyita marayika ashwanyaguza agati mbw'inyarira umwana wa nzongonozo wanga Rayon Sport ntagapfe ntagakira aragapfa yihambara aragakuruza umusamba amenyo nyina arakima yimarenga nyina arakimira ku mezi nk'inama ikipe nire ishyaka na FPR dini ni gaturika nzoga ni skoro skoro Rayon Sport yubahwe umusaza Kagame Paul yubahwe Imana ihumugisha Rayon Sport Imana ihumugisha igihugu cy'u Rwanda wow fire reka tujye no kuri umundi bimeze bite Ebana ni fresh kabisa. Watangira wibwira abadukurikiye kuri Electro Power Academy. Ebana banyita Nyiragasazi ku mazina y'umufana. Abanshwanyaguza ndi umufana waraniye gutwara ibikombe byose bya championnat y'u Rwanda. Ngatwara n'ibikombe by'intwari n'iby'amahoro. Ngatwara n'ibikombe byose bicaracara mu gihugu. Abanshaka kujya no mu matsinda kwanza. Matsinda kwanza? Okay buretse. Aravuze ngo arashaka no kujya mu matsinda kwanza. Ariya ntago bayakopa. Biri urabiharanira nihe nama mugira inama namugira no kwicara kiga kuko ikipe yagiye mu matsinda ikatwara Sekafa Kagame Cup ikajya muri kimwe cya kane ni Rayon Sport umusaza akatugurira imodoka yagera Nyanza wivuga ngo umwaka man twe twakoze umuti ibyo mu Rwanda nago tubireba ntago ibyo gukora umuti ngiye bindeba ndakubwiye ngo nakubaje ngo Rayon Sport yazanye Sekafa ryari ko nayo nzi yo Sekafa wagiye kuyakira ku kibuga cy'indege ryari ibiriro byo byigiye tutaravuka wibibara kuko ndakeka nawe utanduta nawe turangana okay aho ngaho reka mite mbaza akabazo kamwe umufana wacu Marayika wa Rayon Sport ese uyu mukino w'iki cyumweru mwakinyejo ku munsi w'ejo washize muhura na Rayon Sport yahuye na Gorilla byari bimeze bite cyangwa se ino championnat ni ingenzi kuri mwebwe urakoze cyane reka nguce mu ijambo ariko mbanje kubigusaba imbabazi nta kibazo ijambo rimwe Rayon Sport yakinnye n'amagaju tubanza tugere muri championnat muri weekend yashize nanjye nicyo nari mubajije ati murumva ni ingenzi kuri mwebwe kuri no championnat okay twebwe igikombe ni icyacu bipfe bipfuke twahinduye ubuyobozi ibyo kuvuga ngo umukinnyi wacu w'umwataka yaravunitse ibyo nago bitureba twebwe twahinduye ubuyobozi turashaka igikombe uyu mwaka ibyo Nyiragasazi yivugisha ngo yatwaye ibikombe byo mu Rwanda nibyo mu Rwanda nyine arimo kuvuga Marayika arimo kuvuga ngo arashaka igikombe cyo mu Rwanda ntago igikombe cyo mu Rwanda bagikopa cyeka nimuvuga
na Ferwafa kereka no mu bwana federasiyo ikakibakopa cyangwa se ikabagirira impuhwe bitewe n'imyaka mumaze mudakora ku gikombe federasiyo niramuka igize impuhwe wera igikombe izakibahera ubuntu ariko niba ari ibyo gukina ntabwo iki gikombe uzakinwara marayi iki gikombe ndagikeneye pe bivuze ngo mwese muri kumva yuko mufite amahirwe yo gutwara umukino Rayon Sport ikayitwara ndetse ikipe zo muri Afrika zizwi apere yazamo apere iri kwisonga muri Afrika turazamo kugira ngo mwereke ko tuzamo mwebwe icyo muzi no gusebya igihugu mugasohokera igihugu mukajya kurara ku rubaraza ntabwo wari wumva ubuyobozi bwa peri bwaraza abakinyi ku rubaraza mwebwe mwaraye ku rubaraza iki gihe twe twasohotse muri Sekafa niyo mpamvu rongera nkubwire ngo no gusohoka ntabwo bimerita kuko nta bushobozi ufite ubushobozi bwo kwishyura indege kujyana n'ikugarura nta buhari hoya Nyiragasazi na Marayika mwebwe mwimbeshye wowe kamera kuri Nyiragasazi ushingira hehe uvuga yuko Rayon Sport igomba gutwara ishampiyona ushingira kuki dora itonde ntago ari we babajije subiza urambwiye ngo Rayon Sport ishingira he kugira ngo itware iki gikombe cya shampiyona mushingiye kuki ubwira Nyiragasazi yuko aperi mugomba kuyitwara shampiyona nta kibazo ntamvugiremo ijambo rimwe twebwe twahinduye ubuyobozi uri kumva neza abayobozi bacu bari kumwe barafatanyije na biriya bazanye ngo Sikoro ngo yajemo ngo itwima ikibuga ngo niki ibyo twebwe nago bitureba uyu mwaka nukuvuga ngo Perezida Tadeyo yaje azi neza ko dushaka igikombe nyuma ya Jean Fidel nyuma ya Nuza uriya ngo ni Sadati simba nshaka no kumugarukaho yego nukuvuga ngo rero uyu mwaka igikombe ni cyacu uko byagenda kose twagikinisha umutwe twagikinisha ibirenge ni icyacu. Are you ready? Reka na Nyiragasazi atubwire kubera iki Nyiragasazi wumva yuko APR mugomba gutwara ishampiyona ni kwa kundi bahora biba ndaje bambwire Marayika nsubize Marayika ijambo rimwe abayobozi ba Rayon Sport icyo bazi no kujya gutegura match ya PRFC Ihuye baje kudutegura Ihuye bibagirwa yuko nabo bafite match anga y'Inyamirambo bagomba guhura na murumuna wabo n'umwana bibyariye kwanza ni n'umwana sina murumuna wabo ndaje bambwire Marayika yuko ibyanyu muzi kubitegurira mu yandi makipe ahubwo gutegura ibyanyu byarabananiye ndagira bambwire Marayika yuko igikombe batagikopa mbisubiremo agenda abwire federasiyo ko akeneye igikombe bitewe n'imyaka maze reka ngusubize ariyo mpamvu natangiye mubwira ngo igikombe nibagikopa baragiharanira twebwe igikombe impamvu mubwira ko tubimerita kugitwara mfite abataka beza naraguze uno mwaka Marayika yaragiye acagura mu Nzove b'abakinyi bo mu Nzove aravuga ngo yaguze umukinyi aragenda akazana abakinyi b'abasaza kuko nawe yaguze abakinyi bo mu Nzove abakinyi beza mfite abataka beza mfite abakinyi bameze neza abakinyi banjye barahembwa bahemberwa ku gihe abakinyi banjye bakoreye imyitozo ahantu heza haba hahura akayaga nta zuba nta kibazo bafite ntabwo tumeze nk'abo bameze nk'impunzi birukanwe mu Nzove mani yego nibutsa abantu yuko turi kuri Electro Power Academy ariho bino biganiro bikunda kunyura yes subscribe bazikore like and share nibutsa abantu rero kandi ho turi dutanga nibibazo byinshi bigiye bitandukanye tukabahemba tukabazana ku mamarche ku buntu kuri Electro ari mwibaza kuza kubabwira tukira aho ngaho kamaze mere kurinde twere kumfana wa APR kuri Marayika ashwanyaguza uyu munsi ni uri bwakire ngewe nakinnye kuri ngewe rero reka nakire Marayika wa Rayon Sport Marayika nihe kipe mutinya muri no champion iri kuba batinya PRFC man kunsubirije se bawitonze reka manza dusubize ndimo ndavuga ngo uravuze ngo nihe kipe dutinya muri champion ziri kuba ejo mwireka ko mwakinye mugakina mugahura na Gorira ikadutsinda tukagaruka tuyishura babaye ariko ni karita urambye ngo nihe kipe yego urambye ngo nihe kipe dutinya muri champion yego nta nimwe ushingiye kuki shingiye kuko Rayon Sport niyo ya mbere itari muri football yo mu Rwanda muri champion yo mu Rwanda champion yo mu Rwanda ntago yabiriho Marayika we atubwiye yuko Rayon Sport nta kipe nimwe irusha nago nge nta kipe nimwe yo muri champion y'u Rwanda ntinya nushaka umbaze niyo nubaha cyangwa iyo ngira gute ariko nta kipe nimwe ntinya ngewe iyo ubaha ni yihe iyo nubaha yego iyo nubaha yego yubaha Perman Club Giant niyo yubaha
kubera iki ubaha amagaju? Impamvu nubaha amagaju? Yego yego. Amagaju nayo mu majyepfo. Ubu ngiye mvuka ku Gikongoro. Bivuze ngo kuba ugifana nuko ayihuvuka. Yego. Niyo mpamvu uyuba. Niyo nubaha nayo nago nyatinya. Urumva impamvu mvuze gutyo ngo kuba ugifana, urumva ikipe ubaha uranayifana. Nuko ibaha gusa. Nubaha nkayikunda kipe nubaha nkayikunda ni Rayon Sport. Nta kipe ninya rero muri iki gihugu cy'u Rwanda, muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Yego, mbibutsa ko muri kumwe na Tina kuri Electro Power Academy. Nyiragasazi, nihe kipe mutinya muri no shampiyona cyangwa se muri gutinya? Umva ngire man, nago waba Tinya Gasogi ni nawe bagiye guhura. Iragukoma. Nago waba uri umwami w'ibikombe mu Rwanda. Nago waba uri umwami w'ibikombe mu Rwanda kugira ikipe nimwe. Na kipe nimwe ninya kubera ko ikipe zose zo muri iki gihugu nzirusha ibikombe. Nzirusha ubushobozi, nzirusha abataka, nzirusha buri kimwe cyose. Ikipe zo mu Rwanda zose nzirusha n'ikibuga. Ngiye mfite stade yanjye. Mfite stade yanjye nakiriramo, nkoresherezamo imyitozo. Abangaba birirwa basabiriza, iyo batandukiriye gato barabirukana. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo nta muntu ufite amafaranga ugira ikintu atinya na kimwe. Niyo yaba ari umusazi wamugura, niyo yaba ari igiki wakigura. Niyo mpamvu rongera nkubwire ngo nta kipe yo mu Rwanda nimwe ninya, kubera ko izi kipe zose kuri ngiye ziraciriritse. Rayon Sport aratanyirusha ibikombe, nyirusha amateka, nyirusha buri kimwe cyose. Wazana bya ni bya kera, ubu ngubu ntabwo ari buryo. Aha kera si ubu ngubu, turi kureba iby'ubu ngubu. Twe dukunda PRFC mu maraso no mu bugingo. Yego yego, mukanya utaramusubiza gato ari kinavuze, aravuze ngo ntago ngo nta kipatinya, ngo ntago ameze nk'aba bandi basabiriza. Uganiriye nabi mubwiza ukuri. Ntago unshingiye kuko avuze ngo bafite ngo ikibuga ngo baragifite nyine. Buretse gato niyo mpamvu bivuze ubwo ngo aragifite kirishoronge. Ayo mafaranga bakoresha na yacu ni imisoro yacu. Ntabwo mwege muri ingabo, reka dukoresha amafaranga y'ingabo, ikipe ni y'ingabo. Mana utareka udatuma dushwanira hano. Irindi jambo rimwe ntago birimo. Avuga ngo nkaya kipe ngo mu Nzove yagiye gutura mu Nzove kuki atagishoro. Nagiye gutura mu Nzove kubera amafaranga yanjye, ntabwo nagiye gusaba. Ndiye nagiye kumubaka, ntabwo nagiye ngiye gusabiriza. Mwege musabiriza ikibuga mwakora ikosa gatoya. Oya nimurwane. Ongera gato. Oya Marayika, iki kiganiro tugikore neza. Icara gatonya. Uruganda rukomeye rwa Skol. Icara gato. Ubi wacu uri gustusebye. Okay, twagiye kadukomeza ikiganiro. Munyihanganiro gatoya. Mwice Marayika. Mukangiye kubatama. Icaraho gatoya. Garuka mu kiganiro. Tugaruke mu kiganiro neza. Munyemerere twicare. Nyiragasazi nawe icara. Icara sheri. Mwibuke ko turi kuri Electro Power Academy, aho twahuje umufana wa Rayon Sport ndetse n'uwa APR. Bari bameze nabi, bari bakubitanye, ariko reka dukomeze ikiganiro mutwihanganiro gatoya. Rero oya ntago rero dusabiriza ugira aho ugarukira. Kandi ubwo ndakurabuye. Oya namukomekeje musabye imbabazi nambabarira. Ngo mbabarira ngusabye imbabazi muvande. Fair play natwe turabana b'Imana man. Mubabarire. Nta kibazo. Yego dukomeze ikiganiro. Mbibutsa yuko turi kuri Electro Power Academy, aho hagiye kuba match mu kanya ya ese Nyiragasazi nk'umufana wa APR. Mwiteguye gute iyi match igiye kuba mu kanya saa 12 iri bubere hano kuri stade Inyamirambo? Nurucabana muvandi. Ira match yo nurucabana ko Gasogera warabizi kavutse ejo bundi. Kenisi we no kuvuga gusa, ariko mu kuvuga ko yari yabami inyungu cyangwa akabami inyingira kamaro. Akicyo nyene ibikombe bibiri ngewe no mwaka. Nyene icyambere kinwe naragitwaye ubwo byari bitatu. Kinwe naragitwaye nyene igikombe cya championnat, nkakirana n'igikombe cy'amahoro. Urumva ko nyene ibikombe bibiri. Nta mpamvu gutakaza umukino w'uyu munsi kuko ngewe bose bameze neza. Nago meze nk'abavandimwe ejo banyereye ku bugari bakagwa mu isano y'umuceri. Noneho ndacyakomeza kubaza umwuka w'abafana mbere yuko umukino utangira. Uraba mu mukanya saa 12, ubu turi saa 7:37. Umwuka w'abafana umeze ute? Tumeze neza banzo Yego urakoze cyane. Umwuka w'abafana ndabona mumeze neza mufunzemo. Ese nawe Marayika watubwira ejo Rayon Sport mbere yuko mutangira ura mukino wabahuje ndetse na Gorilla, mwari mufite umwuka umeze ute nk'abafana mbere yuko match itangira? Birazwi
birazwi mu gihugu cyose no hanze y'u Rwanda. Yego yego. Ikipe ya Rayon Sports iyo igiye gukina baba bo hanze babaye nitwe tugira abafana benshi mu gihugu. Twebwe umwuka twari tuwufite, twari twiteguye ko turi butsinde, haje nawe aradutengwa shaura mu jama nubwo ari umureyo nawe yaramutenguke. Ese yankuye ku gikombe. Reba neje ukuntu yatangiye akansuzugura kansinda igitego mu minota. Shanaga ari byiza. Naho arabyumve. Haje we ningeri wawe mu majyepfo sinzongera kuhagarara. Oya se kandi twamuhaye umukobwa dushingira igikona ngo Jaberi umukobwa waje urangije uradusuzugura wajya umenya ubwenge kuzi ko na Marine yubaha aperi n'izindi zose ngo ninare n'ibiki byose natwagiye twubaha haje we none se marayika we ejo mukina babi imyenda reka tubwira ko gakuru gatoye n'umweru bwambara ndetse bwambara rero hajya aragiye twibira imyenda turamureka tugira ngo araje wenda ajya ducangira nanjye nka kwa kundi bano bavandimwe babigenza ariko aratwihena tu ariko ku mukino w'ejo wahuje Rayon Sports ndetse na Gorilla nuhe mukinyi mwari mwiteze yuko ari batsindira cyangwa ari baheshe ishema n'ikipe yanyu Rayon Sports ijambo rimwe ibyo kuvuga ngo abakinnyi bacu baravunitse ngo abandi bagira ibibazo n'abirwaza n'abagira gute na Kadimu ndaza kumugarukaho ibyo kuvuga ngo umukinnyi nari niteze yewe umukinnyi wese wo muri Rayon Sports urugero niyo wafata bano bana bari hano mu muhanda bave ku ishuri kwabambika jezi za Rayon Sports bakajya mu kibuga bazi ko bagiye gukina ngo batwara amanota batsinda nanjye ukanshyira ese na mukinnyi munyamanyishingikirizaho umwe mwamuvuga ati tumwishingikirije marayi wimbeshye mufite umukinnyi umwe abadukunda ariko nawe twishingikirijeho ngo nitumubura ngo byacitse ntabyacitse muri rero naho nyiragasazi muri aperi bimeze bite uyu munsi mu kanya saa 12 mufite match iri bahuze na Gasogi kugira ngo wemere neza igitego cya mbere cya Perefs kiratsindwa n'umudefanseri kugira nanjye mwumvishe ko nta mukinnyi n'umwe ngira nishingikirizaho umukinnyi wari we wese yagukubita igitego muri aperi kabisa nabyacitse muri aperi nanjye nkuko umuvandimwe abivuze ano makipe yacu n'amakipe akomeye n'amakipe y'abafana nagari za kipe zigishakisha abafana nukuvuga ngo warabibonye ko natwe twakinye kuri stade bayuzuye n'ubu mukanya stade rabayuzuye mamagaye abafana ba PFC bose aho bari iki gikombe turagikeneye kandi kizere mbahaye nuko tugomba gutwara igikombe cya championnat n'icyamahoro nagucika intege kuba mukuru yaradutsinze buraburozi bw'ibutare bwo turabuzi turabumenyereye duheraho dusaba n'abayobozi bakora umutekano mu muhanda bagomba kuturinda bari abantu b'Inyanza badutera amabuye bakatumenagurira imodoka nubeje bundi imodoka yacu bamenye ibirahuri batera amabuye akaba ariho meraho nsaba ubuyobozi bwa polisi y'igihugu nizere ko barimo kutwumva bashoboye gukaza umutekano mu muhanda ku buryo football ntabwo ari intambara turaba sportifu bajye bamenya ko turaba sportifu tutaba twagiye mu ntambara iyo umuntu atsinzwe agomba gutaha yatsinda nabwo agataha ariko nagira ngo numvishe bano bavandimwe b'abareyo bafate abana babo babigisha uburere kuba marayika ari kumvugiramo ni ikigaragaza uburere baha abana babo bo mu majyepfo ni ukuvuga ngo rero natawuze manze nanga itangazo ryanjye niyo mpamvu rero bura nibwo burere muha abana banyu nimba mubigisha ko football ari intambara twege muri aperi abana bacu bazi ko football atari intambara birabyo gutumenera amamodoka bayatera amabuye ntabwo tubishaka mfite imodoka nyinshi cyane ko ejo namanuye imodoka nyinshi butari marayi wamanuye imodoka 5 manura 35 kubafana ndi kuguhiga nyuma y'imyaka 2 nyuma y'amezi kwanza 5 usibye no kumiga na Kiyovu ninda mukanwaye kino gikombe nyuma y'amezi 5 yambabwire ko ubushobozi bwanjye buraba butagishoboka kwakirira hano ruguru regional nzaba ndi uwo ku amahoro uyu mukobwa yo kamanze mu mubare w'ibanga kuri match yacu ya derby kuri match yacu ya derby reka manze mu mubare w'ibanga ashaka kumukubita ibitego bibiri ku busada kozemo atarebye niza matinje na mediane ndashaka kumukubitira kuri VAR birayivugishwa ngo abasifuzi baratwibi shaka kumukubita marayika ndi kurya zabura n'umuka ikipe ya mwejeje ukakaruka yakabura n'icyavuga shaka umutsindira kuri VAR ahandaza amahoro igikora n'amavubi yinjiriza ubuntu azemera ntabwo twe tuzinjiriza ubuntu twuje stade amahoro twahuye na Yanga twahuye na Zamu twuje amahoro twenyine turongera twuzuza amahoro twahuye na Pyramide bicaye hasi no hejuru hose haruzo turapfuka naho mwebwe twe twahuye ukuri izi stade wayujuje urumwe wowe wayujuje urumwe
wayujuje umwe mani ujye wemera icyaha ndi kuguhiga ku bafana uzarebe n'imikino imaze iminsi itambuka stade yawe ntabwo yigeze yuzura ariko njye Nyamirambo hari huzuye n'uyu munsi kimenyimenyi stade iraba yuzuye ejo niyigeze huzura namwe musitaravoma marayi shyira umupira hasi siga nkurusha abafana murakoze ndashaka kukubwira ngo yego ijambo rimwe Nyiragasazi ikintu ngiye kumubwira naramuka yujuje stade amahoro nk'uko ngewe nabikoze nemereye hano kuri mikoro yego mbere nyuma ya match kuko ntago bizambere ibintu baretse gato ibintu ugiye kuvuga uzi kuzabishyira mu bikorwa cyane tina ndahari ngewe ndi umusportif Electoral Power Academy kabisa twe tuvuga ibintu biri seri ijambo ngiye kuvuga rirakomeye rivuge uzi kuzana rikurikize ngo usibye Rayon Sport yonyine yujuje stade amahoro n'Amavubi ndayafana yego nkayakurikira no hanze hose yego usibye Rayon Sport yujuje stade amahoro n'Amavubi ntarayuzuza kandi binjiriza ubuntu marayika wicara utawe wicara utawe babanza bakugurira imyenda ndabona yagucikiyeho ndabona imyenda yagusaziyeho babanza bakugurira imyenda kabisa ndabona ubukene burakwishe bwira Rayon Sport banze kugurira imyenda rero burya mba nifunza ahantu hose bamfungiye nabanye wera hasi kuzamuka oya cyamaze mani ntabwo kimeze nk'imyenda yawe yacikaguritse ubu uri gusebya abari b'u Rwanda mukobwa wanjye gerageza bakugurira imyenda kabisa ujya muri stade ahubwo wowe nawe gerageza ntukazane ipantaro stade usaneze ngakomeza tubwire ukuntu wujuje stade nge nambara robe de nowe ntabwo nambara ikabutura yongeye kuryama umukobwa mwiza ararana robe de nowe ntabwo yambara ikabutura kuramiyikora ibyo by'abahungu kuramiyikora nawe arebe ya tatuwaje nakwanditseho tatuwaje nayo dore narayimwanditseho reba njya kwiyandikisha uyu nawe yaravuze ngo yinshire ngo hatagaragara arakubeshya na mwana usya aravoma uyu mukobwa murusha ubushobozi muri fanatisme muri fanatisme ndakurenze aba no kumyuka ijambo rimwe natanangiye kukubwira nuko muciye mu ijambo yego tubwirije ijambo rikomeye navuze ngo Rayon Sport niyo yujuje stade amahoro y'umusaza Kagame Paul yatwubakiye n'Amavubi nagarayuzuza abo bose barabizi ibi rero ari kuvuga ngo ku itariki 9 bari kugenda begeza umukino imbere ngo bazayuzuza ese marayi utekereza ko ku yindi match mufite ya Rayon Sport ni kuwa gatandatu yego kuwa gatandatu utekereza ko kuwa gatandatu uyu munsi turi kuwa gatatu bivuze ngo uyu munsi turi kuwa kane match kandi iri kuwa gatandatu mbibutsa yuko mu kanya saa 12 agiye gusoma ku nzoga murasomera rimwe katukomeza ikibazo cyanjye mwega mugira inyota mufite uruganda mani abantu bafite uruganda mugira inyota njye inyota ibinyishe kanjye kunywa amata mani kanjye kunywa amata twe turi abana tunywa amata turi abana bashaka football mani turi abana bashaka championnat reka manye njye gusoma ku mata mani reka some score reka mubaze ikibazo kimwe ubundi mujya gusoma ku gascore niko mukunda uyu munsi ntubagurire yego sha ushaka tunga marayi genda gutamo Electoral Power Academy dufite ibyo kamwe Electoral Power Academy dufite ibyo kunywa ibyo kurya turabatamo bimeze neza ariko nanjye harya ngo mwavuze ngo Electoral Power murayikunda cyane original Power turayikunda cyane man ni ikinyamakuru cyaje gikenewe mu Rwanda bivuze ngo wenda turi hagati mu kiganiro ariko mugira ikintu mubwira abanyarwanda kuri Electoral Power Academy Electoral Power Academy turabasaba ukanda share subscribe kugira ngo babashe kujya reka ese ikipe yawe izakoresha uburyo bwo gusatira cyangwa izibanda zarya kubugaza ntabwo twugarira bro twe turataka mani twe turasatira twinjira mediane tukataka dushaka ibitego tuba dushaka ibitego warayibanye n'ibutare nubwo byanze ariko twaragerageje tukajya turasa mu nego twe turasa ahica mani turasa mu cyico tuba dukeneye twebwe intsinzi kubera ko abafana ba APR twebwe twavutse tubona intsinzi mu ikipe ya APR dutwara ibikombe dushaka no kuzanira dusaza dutwara ibikombe nabyo kumwe ngo tugomba kuryama mu izamu turaryama mu izamu se twe turi ba maskini baryanye bakeneye abababyutsa reka dukeneye ibikombe byose bicaracara waduheka gaheke ba mwana sha nubwo mbivuze mu kinyarwanda kigize urinda uvuga ngo ukaduheka uraduheka uruwe
nzaguheka kubera ko nkurusha abakinnyi naraguhetse inshuro nyinshi uretse ko byageze aho gorira hari igihe nabwo ngiye kuguheka mu gikombe cy'amahoro nabwo gorira igukuramo ariko uno mwaka ndaguheka mama uyu mwaka ndaguheka nta mugongo ufite wo guheka wona mugongo mfite wo guheka bareyo Nyiramariza yatetse inkoko aranga cura bareyo Nyiramariza yatetse imbeba aranga cura bareyo nta muntu wamaje nka Nyiragasazi wafanye igikona angareyo n'abafana bayo Nyiragasazi yaje kubura umugabo tubangira yuko basabiriza babwira abantu gukanda akanyenyeri abakunda n'abatabakunda n'ubundi imitima twangareyo barimbukiye muri reyo uretse Kagame urabaga Imana ishimye Nyiragasazi yaje kubura yemerera mana nifanira peri muri reyo nta byiza bibayo twariye abana amashuri twubakira abaturage twubakira abatishoboye twubakira abatishoboye udaca kamera oya nawe tureke mane tutagukubita naguze ibyacu wewe wa munyamakuru we toka reka tukomeze ikiganiro ibintu tubirangize birangire reka telefone yanjye mwayimenye atagira umunza gukuramo ijisho tubyorere reka ndayicara nawe rero witwiyenzaho turakwiyamye ngicara aho gato nubwo duhaye ikiganiro tubisoze dukomeze ikiganiro minambara mane cyangwa ukavuga barebare n'ibindi none se ubagiye mvuga reka tuganire ibyacu birangire reka maze basaba akantu kamwe ibintu by'intambara nimwongere kurwana football si intambara twe ingabo z'u Rwanda twaje mu Rwanda tuje guharanira ubumwe bw'abanyarwanda tuzana football kugira ngo abantu bakundane atangiye kuvuga ngo ntabwo twaje guhangana ntukavuge ngo abasirikare nta mufana nta mukinnyi ukina muri aperi w'umusirikare bose ni abasivili ngende umusirikare wa muzehe bacu mukuye mu ikipe yacu umusirikare wa muzehe ngende umusirikare wa Kagame umuntu wese ufite imbaraga mu Rwanda ukunda igihugu cye ukunda abanyarwanda abari ingabo ye izo nkoni iyo nkoni rero ugenda uyiragize ziriya hene ziwanyu mu nzove nuze kuyiragiza njyewe iyo nkoni ugenda uyiragize ziriya hene zo mu nzove itakate poro yego biri seriye mane kanti Jesse nshaka intambara njyewe ntabwo ukubita oya nayi uzanye intambara mane oya mareka bari seriye nta muci gukina shumi yanjye nangira njyewe ari nta muci gukina ubona ko unahita sara abanyenduga tuzi kubraga kuko umunyenduga yakwica munaseka ariko abakoboye umujinya wabuziraho ngo muki oya natangiye biraho ndakubesha tonto ibintu ari uracyabishyiramo oya byararimo bakatinze nta kibazo ikintu cyo namaze kubona cyo bano bakoboye nta mikino bagira mushaka kuba muri brag gashiduka yakwisha oya nta kibazo mani ijambo ariko nawe ngo nganize mu gihe tuba turi kumwe nagaciyeho nagaciye buretse gato wibanza ko mutima wina no gutwanga nta mutima mubi turakundana ariko nawe ntugatukereyo numva basi gituka siporo nage ngaburira nta incuro nyishaho ahubwo wicaye inshuro uzayubahe nishaka nyice y'inshuro kuko ni ikipe y'Imana ntabwo Imana ibazi urebe na hano Imana y'ibibazi ntabwo bari gukubitwa na gore ibitego bibiri Mariya wabyaye Yesu uramubeshyera mujya kumubamba uko byagenze urakuzi gufana n'ibintu utazi wowe noneho mumbabarire mbasaba akantu mumara Nyiragasazi nitwongere kurwana niba ngo Ladies and gentlemen bibutse ko muri kumwe na Tina kuri Electro Power Academy yo YouTube muyijeho mukore subscribe like and share twanyuriza ibintu by'imikino uyu munsi rero turi kumwe na Nyiragasazi ndetse na Marayika hari kibazo nshaka kubabaza oya nako twinjira kurwana twavuze ko twongera kurwana oya okay katwabe siganira yawe niyo turi bupfa mumbare twongera kurwana none twagira none kamabaza ikintu kibazo mwese nakibabaza kiragira giti ni yihe nego ikipe yawe igomba kugiraho
muri uyu mukino. Ni ikihe kintu cyangwa se ni ikihe kintu mwifuza cyangwa se ni izihe ntego ikipe ya Rayon Sport igomba kugiraho muri uyu mukino uzaba kuwa gatandatu ndetse n'indi mikino yose iri imbere? Urakoze cyane. Intego cyangwa ikintu twifuza tugomba kugeraho nka Rayon Sport ni ugutsinda tukagumiza kujya imbere tukarusha bino bikona n'amanota dufite tukongeraho nandi kandi nakubuje ngo niwongeye kumvugiramo. Wabonye intambara zabo icyo bazi no kurwana umupira warabihishe ariko intambara zo barazizi. Niko mubaho. Okay, sorry, nsabye imbabazi. Ndazigoye muvane we ko imbabazi tuzihorana ku isahane. Nsabye imbabazi. Ngo nkora mu ntoki. Nta mutima mubi. Fair play. Okay, mukimara kwiyunga rero nyuma y'ibintu mutari mwumvikanyeho nimutubwire aperi nizihe ntego mufite muri uyu mukino by'umwihariko mu kanya saa 12 hari match iri wahoze na Gasogi. Nizihe ntego mufite? Nego dufite nuko na mwana ugomba kudukora mu ijisho. Ari nayo mpamvu ndi gukangurira abanyarwanda bose bafana aperi n'abakunzi bayo impande n'impande z'igihugu n'izisi. Mbabwira yuko intego ya APR FC no gutwara igikombe cy'amahoro, gutwara igikombe cya championnat, gutwara ibikombe byose bicaracara tugasohokera igihugu ebana tumeze neza nabwoba. Ikintu rero nabwira abafana ba APR FC baza ari benshi nta kibazo n'ubwo indege itazima iyabo yarwaye imigesi ibyo nibibakanga ibyo marayika yavuga. Indege yabo yarwaye imigesi ariko basi indege yaciraka ikanahinda ariko yabo nta nubwo ikanombe marayika hibuka ejo bundi duherutse kujya kwakira ikipe y'igihugu duherutse kujya kwakira ekipe y'igihugu marayika yambaza ngese mani ngikanombe niye ko nayibagiwe. Niyo mpamvu rero ngira ngo niyo mpamvu arafite inyota y'igikombe cy'uno mwaka kugira ngo rero yakongera kwatsa indege. Ndamubwiye rero marayika yicare yige football si intambara. Wabonye udushya ajyanye kubitishwa iparo zamucikiyeho nagerageza arebe ko aba sportif bamutera n'inkunga byibuze. Wayibonye ngumi wabonye ngumi twe twaje guharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Nta kibazo mfite nge ndi intare sha ndi intare y'ingora ariko nta kibazo twe turi intare twebwe. Ntabwo ukiri intare wabaye ihene. Ntabwo dutinya urugamba twebwe ntabwo dutinya urugamba. Wari ukiri intare cyangwa wabaye ihene? Twavuze ko tutongera kurwana nawe turakubaha ariko turakuyamye. Ntabwo tutongera kurwana mu kiganiro turi mu kiganiro none se kujya gushitinga rero se tujye kujyana kuri match mu kanya ngareka twicare dukomeze ikiganiro. Tokisuka n'agatebo we unya dukomeze ikiganiro nakongera gushwana noneho nakongera gushwana noneho wamaze. Okay ubu ntabwo ndi kumwe nawe noneho twagiye Marayi twe turi mu kiganiro gusa ntabwo byari bigenze neza wowe ndetse na Nyiragasazi hari umuntu utari mwumvikanyeho bituma n'ikiganiro kitagenda neza. Ese wanyemerera ukamusaba imbabazi cyane ko wenda nubwo turi gufana amakipe ariko turi n'abavandimwe wanyemerera Marayi? Ntabwo ari ngombwa kumbwira ngo nakwemerera nkamusaba imbabazi kuko ntabwo binegeka nawe. Yego ko nakiza nakubonyo nawe hari ukuntu byagenze gutya na gutya uzuri kumfata uri kunzanaho ubugambo bwinshi. Nindi kubakiza ariko dukize kugira ngo nyine. Okay ijambo rimwe Nyiragasazi ni inshuti yanjye. Yego ntabwo yitwa Nyiragasazi ni izina ry'ubustari. Yego yarariharaniye ararinyagirirwa izuba riramwica. Yego yitwa Imana Josiane. Yego kuba dushwanye kano gaciyemo musabye imbabazi. Arabizi ko ari inshuti yanjye magara nubwo tudafana ikipe imwe musabye imbabazi mbikuye ku mutima. Azima bishaka zimutegetse nanazinye Imana nta kibazo. Gusa mama muru ndakwemera kuko umukobwa wawe ni inshuti yanjye n'abantu benshi bazi ko ari nge wamubyaye kandi nta n'ikimwaro kirimo. Ndagukunda nuko tuba turi gushwana gutya kuri nuza turi gufana ariko urabizi ndakubaha. Gusabye imbabazi aho nakoze ikosa. Okay naye ndamubabariye kuko binkinye ni bya fanatism na mutima we naye ndamubabariye pe. Nakaba gaciyeho n'aba sportif babahanganye ariko football si intambara n'ubundi nabo barabizi ariko namubabariye nta kibazo murakoze. Ariko ikintu kibaye nawe kugira ngo dushwane nuko wari utangiye gutuka Rayon Sport. Rayon Sport ntabwo nayivuga neza kuko nakiza nayibonyeho kimwe ko nawe utavuga peri neza
kubera ko utayikunda kandi utayifana. Ekipe udafana ntabwo ushobora kuyivuga neza nta n'ubwo ushobora kuyishyigikira. Uzarebe niyo twakinye n'amakipe yo hanze, murabizi mufana amakipe yo hanze kandi nta n'umukinnyi n'umwe muzimo ushobora guhura n'umukinnyi wo muri APR akaba yakugurira amazi. Ijambo rimwe amazi yakugurira. Oya, ijambo rimwe ikipe yose yakinnye na APR tuba twarayirazwe na basogokuruza. Sorry gato wenda nawe ngize mu ijambo. Ladies and gentlemen, mbibutsa ko turi kuri Electro Power Academy muri kumwe na Tina ndetse nkaba nahuje hano abafana wa APR ndetse na Rayon. Ngiye kubabaza utubazo dukeya cyane ndagira ngo musubize mwihuse kandi tugana ku musozo. Tina, naguciye mu ijambo cyangwa wenda ndiguciyemo? Nta kibazo. Turabemera, turabubaha, turabakunda. Yego. No kuvuga ngo icyo kibazo ugiye kutubaza nta kibazo kitubaze kandi ugira ukuntu uzaduhuza na babandi b'abavandimwe. Babwira ariko babiri Muranga Family TV babwira. Muranga Family TV. Yego. Nawe ushaka ko uzaza nkagushakira umukunzi, ushaka urukundo rufatika, ushaka kubaka urugo rukomeye. Mwese ku Muranga Family TV abatayizi rero Tina, wowe uzakora umuti ushwanyaguza ucanga irange uvuga ati n'abavandimwe ukeneye umugabo ukeneye kubaka urugo muzajya mujyana kuri match ya Rayon Sport. Atari umureyo yahuze ababyumva isuka n'agatebo kandi umureyo yari ufana nyine abaye atari umureyo nakubwiye ngo abaye atari umureyo yahuze isuka n'agatebo. Ladies and gentlemen, Marayika umufana wa Rayon Sport, ibyo wenda atazi Umuranga Family TV ni ikiganiro dukora n'ubundi tugihuza na Electro Power Academy. Umuranga Family Academy turabakunda turabemera. Merci. Ku Umuranga Family TV rero duhuza abakunzi niba ushaka kubaka urukundo rukomeye, ushaka kubaka umuryango ukomeye ndetse ukeneye n'inama mu rugo mu rugo rwa bitagenda neza. Ku Umuranga Family TV nagaro urugo nge rutagenda neza ndashaka umukunzi mu rugo mu gitondo. Kuri B1 yacu ikinyobwa nyunganira kuri B1. Uvuga ngo B1 ni ikinyobwa cyiza, ikinyobwa unywa ntugire hangover, ikinyobwa unywa ugasabana n'abavandimwe utuje kandi wumva umerewe neza. Kandi umeze neza wajya kuri match ukagasoma wumva utuje. No kuvuga ngo nunganiye mugenzi wanjye B1 ni ikinyobwa gikorwa mu ngano, umuceri, mbese kibamo intungamubiri nyinshi cyane. Ni ikinyobwa kimeze nka Primus muri make niko nabisobanura nanjye mu ncamake. No kuvuga ngo harimo ingano, harimo umuceri, harimo amasaka, harimo ibintu byose by'intungamubiri. Ni cya kinyobwa rya ukanywa B1 gusa. Bana bakumva umeze neza muvandimwe. Iyi B1 rero ni ikinyobwa ngira ngo abanyarwanda bose babishishikarire kukirangura mu bubare bwose batagifitemo bagomba kurangura B1. Ni ikinyobwa kiryoshye. Oya B1 iri imbere ku isonga. B1 yacu yubahwe, B1 tunywa tukaryoherwa. B1 we banza nsomye umuvandimwe, banza nsomye sha somya sha banza nsomye kuri B1 nanjye numva ko nimeze neza. Marayisoma gake soma gake nane nsome omani. Oya rekura nisomere we. B1 ni inzoga nziza cyane. Oya wifunguye iyo ngiyo turayisangira tujye kuri match. Ni inzoga tugomba gusomera n'abagenzi bacu bakagenda bameze neza. Yesa imbazwe kuri B1. B1 yubahwe turayinywa tukamera neza mu buzima bwacu twubahwe. B1 yubahwe turayinywa tukamera neza mu buzima bwacu. Turayikunda niyo nzoga dusigaye tunywa. Ijambo rimwe niyo nzoga ituma tumera neza. Tujye kujya kuri B1 kwa boss wacu araduha ikarito mugahuza mugakunda. Ariko nawe nukuganira n'ugutebya. Yaba Tina yaba Rukundo mani ndabakunda mani respect. Amahoro y'Imana bane namwe. Umwanzi ubangara agaturika amabondo ntagapfe ntagakire. Mwubahe turabakunda. Tina Yesu ashimwe mwene da ahimbazwe. Tuzakwakira ku Muranga Family TV nawe tugushakira umukunzi. Ladies and gentlemen, mwari muri kumwe na Tina hano ni kuri Electro Power Academy aho twahuje abafana bakomeye cyane hano mu Rwanda harimo Marayika wa Rayon Sport ndetse na Nyiragasazi wa APR. Urabona ko ameze neza bapfunzemo, tukaba turangiza ikiganiro bameze neza bafunzemo. Rero mwakoze cyane, mukanya hagiye kuba match ya APR ndetse na Gasogi bijye kubera ku Inyamirambo hano kuri stade saa 12 n'ubure kandi n'icunze.
Tina nakunze we, Tina nakunze we, tuzakurwanirira, turagukunda haba ku mugoroba cyangwa se ijoro ryose, na Tina ni uwacu, na Rukundo ni uwacu. Ladies and gentlemen, narindi kumwe na Marayika ashwanyaguza agatimbwa inyarundi agasaza umwana w'igikona umwana w'intare gutoka Jamaica turakubita dushwanyaguza dushaka ibikombe byose dushaka kumanuka duhetsa bareyo dushaka gutwara ikombe bya shampiyona y'undi munsi nanjye ndavuze ngo turashaka gushwanyaguza turashaka kubohoza abibikona byangize mata natameka Sport igikona cyabo cyane mu mateke reyo urasekeje reyo turasekeje reyo none turi kumera Sport irasetsa turi gusoza ikiganiro cyacu irimo gukubitwa n'abana bayo urumva yakoraho urakoze wigana nabe gakubitwa n'agacu urakoze toka. Thank you so much. Asante sana Tina wacu.